Bakunzi ba Rwanyonga TV twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana abane namwe, indamukanyo yo ni ya yindi mu kinyarwanda. Twongeye rero kubashimira ubwiza, umutima mwiza, ubwitange mutwereka, ni ukuri murabe igikundiro, Imana ikomeze ibahe umugisha. Twagiye tubagezaho rero inkuru zimwe na zimwe z'ibyabaga byabaye, ariko twongera kubona kandi n'abantu banenga ko Rwanyonga TV ngo hari ukuntu ngo ifata amatitire adahuye n'ibiganiro cyangwa se na topiki. Ibyo byose mu izina rya bagenzi banjye nka timu ngari ya Rwanyonga TV ndabisabira imbabazi, kandi turemeranwaho neza rwose kubikosora. Murakoze rero kandi kugaya cyangwa gushimwa cyangwa kunengwa ni ibintu biri mu muco wacu, ahubwo ikibazo si ukunengwa cyangwa kugawa, ahubwo ikibazo kwaba ari ukutaha agaciro izo komenti zanyu. Mu kinyarwanda cyiza rero baravuga ngo ikosa si ugukosa, ahubwo ikosa ni ukudakosora ikosa. Buri muntu wese ariho kubera ko agomba gukosa, nubwo intego cyangwa papasi itagomba kuba gukosa, ariko umukozi w'Imana yabivuze neza ngo ngerageza gukora ibyiza, ibi bikantanga imbere, kandi yari umuntu ukomeye. Murakoze rero, ntabwo namamaza Bible, ariko uyu mwanya dufite inkuru yihuse kandi yihutirwa kuri bamwe. Mu by'ukuri ushobora gusanga ibaje mu matwi vuba, cyangwa se ku bandi bakaba bayumvaga mu buryo butandukanye. Uyu mwanya rero ni umwanya wa nyawo kugira ngo Rwanyonga ihababere, ibahe ido n'ido. Uyu mwanya tuvugana twakiriye amakuru avuye mu buyobozi bwa RGB. Umuyobozi wa RGB nawe nagira ngo mbabwire ko yatawe muri yombi, azira iki? Icyo azira nicyo mushaka gukurikirana, nicyo dushaka kumwumvisha, nicyo dushaka ko mumenya. Mureke gukura amakuru hirya no hino. Uwo bita Dr. Nibishaka Emmanuel ubu rero ari mu maboko y'ubugenzacyaha, kandi impamvu ari muri ayo maboko nyine niyo ituzanye, niyo tugira ngo tubamenyeshe. Leta yacu ni leta idashyigikira amakosa, ni leta idashyigikira amafuti, ni leta itarenganya, ni leta itanarebera ibibi ngo bigume biba. Umugabo rero Dr. Nibishaka wari uhagarariye urwego rwa RGB, ni ukuri ari umugabo nyine ugaragara nk'umugabo, ari umugabo w'igikwerere, ari umugabo noneho ikirenze kuri icyo yanarahiye, arahirira inshingano z'ubuyobozi cyangwa se z'ibyo agomba kubahiriza. Ariko bidateye kabiri aza gufatwa cyangwa se gukekwaho icyaha kidafite aho gihuriye, ahubwo cy'urukozasoni, gisebya ya ndahiro ye yarahiye. Muri uyu mwanya rero ndumva nabareka mukikurikiranira amakuru ido n'ido. Murakoze. Uyu mugabo rero witwa Dr. Nibishaka Emmanuel wari uhagarariye ikigo cya RGB, mu by'ukuri aravugwaho ibintu byinshi, aravugwaho ibintu bitandukanye by'urukozasoni, aravugwaho ibintu bikabije mu by'ukuri nawe ubwawe utakwihanganira uri umuntu washyize uwo muntu muri uwo mwanya w'ikigo nka kiriya gikomeye. Umugabo nk'uwo mu by'ukuri wari umwe mu bagabo bafite inshingano zikomeye muri icyo gihugu, ariwe uwo Dr. Nibishaka Emmanuel. Nk'abantu bazi RGB ngira ngo murazi kuko ari ikigo gikomeye, ni ikigo gifatiye runini igihugu, ariko dutunguwe muri aka kanya no kumva wari ugihagarariye cyangwa se umuyobozi wacyo ariwe Dr. Nibishaka Emmanuel ari mu maboko cyangwa se afitwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Uwo mugabo rero mu by'ukuri ibintu avugwaho biteye isoni n'agahinda. Niba uri umuntu nk'uwo mu by'ukuri ukaba uri gufatwa cyangwa gukekwaho muri uyu mwanya, nta cyaha kiramuhama, ariko ari gukekwaho icyaha cy'ubutubuzi, ko yasezeranyaga abantu kuzabashakira amaviza.
yagiye mu by'ukuri ngo yaka abantu amafaranga, akabemerera kuzabaha amaviza, abantu benshi batandukanye, bikarangira ayo maviza basezeranyije atayabahaye, bikarangira n'amafaranga bamuhaye atayabashubije. Navuga ko rero nawe araza mu by'ukuri gukurikiranwa n'urwego rubifitiye ububasha, ariko byaba bibabaje, byaba biteye isoni n'agahinda, icyo cyaha kiramutse kimugaragayeho, ni ibintu byaba bisebetse, byaba bihesha isura mbi rwose bamwe mu bayobozi. Ni ukuri bagerageze bafite izo gahunda, nubwo nta cyaha arahamwa, ariko abari bafite no mu bitekerezo cyangwa babikoraga rwihishwa, ya minsi yabo 40 itaragera ngo nabo bajye ahabona, bagerageze, jyewe mbagira inama ku giti cyanjye, mu by'ukuri bagerageza ibyo bintu babireke. Ni ibintu bigayitse, ni ibintu bidakwiriye umuyobozi, ni ibintu bidakwiriye umuntu ufite inshingano zigomba gufasha imbaga nyamwinshi, ni ibintu bitabereye umuyobozi, noneho by'umwihariko w'u Rwanda, rwose bitewe n'indangagaciro zacu, bitewe n'indangagaciro z'abayobozi bacu. Bamwe muri bo barimo baragerageza gutandukira, no kuba wakekwaho icyo kintu mu by'ukuri ntabwo ari si isura nziza. Tugerageze bayobozi, mube inyangamugayo, muhagararire ibigo byanyu, muhagarare mu nshingano zanyu nk'uko mwazihawe. Nta muntu uhabwa inshingano mu gihugu cyacu ku ngufu, nta muntu bahatira ngo kora iki, ngo yobora iki, ariko mu by'ukuri niba ibyo bintu wabigiyemo ubishaka, ukanabirahirira, ukagira indahiro urahira, iriya ndahiro ubasha guhagarara ku ijambo ryawe. Nyuma rero reka dutegereze turebe ibyo bizava mu rwego rw'ubugenzacyaha kuri uwo mugabo Dr Emmanuel. Tuzaguma tubagezeho amakuru ya nyayo. Murakoze.